ese buriya website yatunga umuntu? Reka tubivugeho. Iki ni ikibazo umuntu yambajije mu minsi ishize anyuze muri comment, arambaza ngo none se buriya website ishobora gutunga umuntu? Birashoboka, ariko igisubizo cyiza nagitanga muri ubu buryo. Ni ibintu bitegurwa mu gihe kirekire, ntabwo wakora website uyu munsi ngo uhite uhagarika akazi wari uriho, ntabwo bishoboka, ntabwo wahita kwinjiriza ayo mafaranga. Gusa nk'uko mubizi, ibigo bikomeye binafite amafaranga menshi kugeza ubu mu isi byubakiye kuri iki kintu cy'ama website. So bishatse kuvuga ko ni ibintu bishoboka. Muzi izi za meta platforms, murabizi ko izi za Facebook, Instagram n'izindi, izi mbuga n'izi ibintu byabo byinshi byubakiyeho. Muzi Google, muzi Amazon, ni ikigo gikomeye nacyo gifite amafaranga menshi cyubakiye kuri website. So website yatunga umuntu, ariko byaba byiza ufashe igihe kinini cyo kubitegura, byanaba ngombwa ukamanza ukiga neza isoko, ugatestinga ukoresheje utuntu dutoya, ntuhite ushyiramo imbaraga nyinshi utekereza ko ari ibintu bigiye guhita biguhindurira ubuzima. Birashoboka, ariko ntabwo website zose ubona kuri internet ba nyirazo ziba zibinjiriza amafaranga menshi cyane burya. Kubera yuko usanga nk'umuntu wamamariza muri website ye, niba muje mukayisura muri abantu 1000, ibintu yamamaje bikagera ku bantu 1000, we yinjije $1 byibuze rimwe. Ayo ni amafaranga makeya atagutunga mu gihe cy'ukwezi, $30 nka 30 cyangwa angahe ntabwo yagutunga mu kwezi, ariko uzasanga hari umuntu wubatse ibintu bye, afite website imaze imyaka 5, igeze aho ishobora gusurwa n'abantu 6,000,000 mu kwezi. Urumva yuko we yagerageje already kugeraho website yamutunga, atarajya muri za step zindi zo gucururizamo cyangwa no kuzanamo abandi bantu bamufasha kugira ngo irusheho kubyara amafaranga menshi. Kuko hari ubundi buryo nanone ukoranamo n'abantu nk'aba affiliate, aba referrals n'aba influencer, bakagufasha kugira ngo ibintu byawe birusheho kugera kure. So igisubizo cyanjye ni icyo ngicyo, website yagutunga ariko byateguwe neza kandi wabihaye umwanya uhagije.